Bakunzi ba Mana Rwanda TV, bakunzi b'ijambo ry'Imana, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Ni wa mukozi w'Imana Evangeliste Simbizi Saidi nongeye kugaruka. Uyu munsi ndagaruka ku ijambo ry'Imana riboneka mu Bagalatiya 5:22. Nukuri hari ibyo mbona ngewe nkumva nanjye bingeza cyangwa nabyumva nkumva nanjye nabivugaho nibwo mba ngitaha, ariko ibyo mba niriwe mbona ibyo numva nanjye ngira umwanya wo kubivugaho. Ubu singira umwanya wo kujya ku yandi macano ndavuga inti reka njye kuri channel ya Mana Rwanda TV. Bakunzi ba Mana Rwanda TV, ni mukore subscribe, mukore share. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ngo ariko rero imbuto z'umwuka n'urukundo n'ibyishimo n'amahoro n'ukwihangana n'ukugira neza n'ingeso nziza n'ugukiranuka. Imbuto z'umwuka n'urukundo. Hari umuvandimwe mperutse kumva ejo bundi haravuga ati hari timu Korode na timu Mutesi. Naratangaye cyane. Ni Evangeliste Karosi nge sinjya be. Nagira ngo mubwire muvandimwe, duhuje kwemera muri Kristo Yesu mu bintu cyangwa se mu bantu b'Imana. Hari ibidakomba gukoreka, ugomba gusenga bikagenda ukabyamaganira kure mu izina rya Yesu. Iyo utangiye kuvuga ngo hari timu Claude na timu Mutesi, ubwo watangiye nawe kubivanga, uba wabyishe nyine. Haleluya, Imana yacu ishimwe. None se niba Bibiliya itubwira ngo ariko imbuto z'umwuka n'urukundo, wowe ukavuga ngo hari timu Korode na timu Mutesi, bivuze ngo niba uri kuri timu Mutesi wowe wanga ba timu Korode. Ibyo ntago ari byo. Imana yacu ishimwe. Nta rukundo waba ufite. Niba uvuga ngo hari timu Korode hakaba na timu Mutesi, nagira ngo mu bantu b'Imana nta timu ugomba kubamo. Ibyo ntibigomba kuzamo mu izina rya Yesu. Tugomba kubisengera ibyo bigacika. Amen. Ndabwira Evangeliste Karosi ndetse n'abandi wenda bakumva bavuga ngo hari timu, nubona mwene so yaguye musengere mu izina rya Yesu. Nge narababwiye nta kinanira Imana. Imana yacu yitwa ishobora byose. Nta kinanira Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Umugabo Ahabu yarahagurutse aravuga ati ngiye gusenga ibigirwamana, yubakira Shera, yubakira Bali, n'umugore we Yezebeli yubakira Bali. Baragenda barabiramya barabisenga. Ariko umuntu w'Imana bitaga Eliya witishowe musuhuke w'Igaleyadi. Imana yacu ishimwe cyane. Hari bidakunda. Aravuga ati ntago bikunda. Aba bantu niba baratewe n'umwanzi Satani bakajya kuramya ibintu bitari Imana, reka njye kubaburira. Evangeliste Karosi, genda uburira abantu bagaruke mu murongo w'Imana. Ahubwo wigenda uvuga ngo hari timu Korode na timu Mutesi. Ibyo si byo. Ibyo ni ukwirema ibice kandi Bibiliya irabibuza. Ngo ariko rero imbuto z'umwuka n'urukundo n'ibyishimo. Ugomba kurangwa n'ibyishimo. Bantu b'Imana mugomba kurangwa n'ibyishimo. Evangeliste Kimanuka, ugomba kurangwa n'ibyishimo aho uri mu murimo w'Imana. Ntugomba kugira ishyari. Ha Evangeliste Karosi nuko Theogene, nuko wamuhanuziwe, nuko namwe bahanuzi bandi abo nibo nzi n'inshuti zanjye. Imana yacu ishimwe. N'abandi bakozi b'Imana batandukanye nabo ni inshuti zanjye kuko duhuje kwemera tugahuza n'impano. Imana yatanze impano, irazi impano birabaha, n'abandi irabahari, n'abandi iteganya guha. Izo mpano rero ntabwo tugomba kuzihanganisha. Imana yacu ishimwe. Ahubwo tugomba kuhuza tukubaka umurimo w'Imana. Amen. Tukubaka umurimo w'Imana. Itorero rya Kristo rikaba ryubakitse, ririmo abahanuzi, ririmo abavuga butumwa, ririmo abapasteri, ririmo ababishop. Itorero rya Kristo ririmo abantu bafite umwuka w'Imana. Hagira ikiba umwuka w'Imana ukadusanga ukaba watubwiye. Imana yacu ishimwe cyane. Ntabwo rero tugomba guhangana. Iyo duhanganye numva narira bakunzi ba Mana Rwanda TV, numva narira. Iyo mbona abakozi b'Imana bahanganira ku mbuga nkoranyambaga, ngewe n'ukubwanye numva narira nkamagara Imana. Ariko Mana we babariye bari abakozi b'Imana, n'ukuri izajya banyuzaho n'akanyafu kuko murananiranye. Murimo muragusha ubwoko bw'Imana. Imana yacu ishimwe. None se ko umuntu w'Imana imbuto zigomba kumuranga
hari urukundo n'ibyishimo n'amahoro. Umukristo agomba kurangwa n'amahoro. Mutambyi muhanuzi mugomba kurangwa n'amahoro. Ntabwo mugomba guhangana. Hari n'abahanganira mu nsengero abantu bagapfa urusengero rw'Imana bakaruhanganiramo. Ugahaguruka wajya gusuhuza umuntu. Haleluya. Wajya gusuhuza umuntu akagukwepa ukaba wakubita umutwe hasi. Ariko Mana ibintu byarakomeye. Umuntu akazana amatiku mu rusengero, umuntu akavuga mugenzi we ngo uyu ntashoboye, uyu arashoboye. Nimuhamagara Imana, nimusenga Imana mwabavandimwe. Mureke tugaruke mu gusenga. Dusenga Imana, Imana yacu irashoboye. Bibiliya irambwira. Amena. Imana yacu ishimwe cyane. Nk'igitambo cy'umunyabyaha ni ikizira. Waba ukomeye ariko ukabura umunyabyaha, ni ikizira. Ngo ariko gusenga k'umukiranutsi kuramunezeza. Gusenga k'umukiranutsi k'umuntu wubashye Imana, ufite izi mbuto z'umwuka, bijye binezeza Imana. Amen. Biri kongera kambwira ngo ibyo urabikora nka kwihorera, ukagira ngo mpanye nawe, ngo ariko umunsi umwe nzabigaragaza umuhanuzi. Wa munyabyaha yo mu bisho, wa munyabyaha uri hanze aha, ndagira ngo nkubwire ibyo urabikora Imana ikakwihorera, ukagira ngo uhwanye nayo. Nagira ngo nkubwire, Imana yacu ishimwe cyane. Ibyaha nta kindi bibyara usibye urupfu. Pawulo yarabivuze. Imana yacu ishimwe. Pawulo yandikiye Abaroma, nta kindi ibyaha bibyara usibye urupfu. Imana yacu ishimwe cyane. Ariko Bibiliya ikatubwira imbuto z'umwuka ni ukwihangana, ni ukugira neza, ni ingeso nziza, ni ugukiranuka. Umuntu w'Imana agomba gukiranuka. Haleluya. Ni ukugwa neza, ni ugukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Nk'ibimeze bityo nta mategeko abihana. Wa muvandimwe we, mureke dusenge. Niba koko Imana ikubonekera, ariko umuntu udatinya no guhagarara ku gatuti akavuga ngo Imana yavuze atavuze. Abo bari Yeremiya. Imana yabwiye Yeremiya, we Yeremiya we, atabo bahanuzi sinjye wabatumye, barihuse barahanura. Ariko Mana y'isi n'ijuru, Mana yo kwiringirwa, Imana yacu ishimwe. Iyo mbogeze ku bahanuzi bahanura ibinyoma, nanjye umwuka w'Imana ugenzaho nk'ahantu. Ariko wasaga ariko Yesu we, Mana ujye umbwira ikintu nyibwira ubwoko bwawe. Haleluya. Nyibwira ubwoko bwawe. Imana yacu ishimwe. Ihimbazwe. Ngiyewe mba numva nanarira, mba numva byambabaje kubona abantu b'Imana bahangana, kubona umuntu w'Imana azana amatiku mu rusengero, kubona umuntu w'Imana azana ibintu bidafututse, agahagarara ngo Imana yavuze itavuze, akagusha ubwoko bw'Imana. Ariko Mana ntabwo byumvikana. Imana yacu ishimwe. Imana ishimwe kandi izabaza abantu ibyaha bakoze. Haleluya. Imana yacu ishimwe cyane. Ngibyo urabikora nka kwihorera ukagira ngo mpangwe nawe, ngo umunsi nzabikugaragariza mbishyira imbere yawe. Imana yacu ishimwe. Kanze mbasomere mu Baroma. Mbasomere mu Baroma. Imana yacu ishimwe kandi himbazwe. Abaroma, mwumva uko havuga. 6. Yesu ashimwe cyane. Abaroma 6, kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Wa muhanuzi, ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Urahanura ibinyoma, ibihembo byawe ni urupfu. Hari abantu bagiye kugenda kubera iri jambo. Hari abantu bagiye kugenda banangiye barimo babeshya ubwoko bw'Imana. Ubwoko bw'Imana bakabubeshya, bakabeshya Abanyarwanda. Umuntu agahagarara ku gatuti nk'Imana yavuze itavuze. Abo ngabo Imana igiye kubereka ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Umuntu agahagarara akavuga ngo Imana yambwiye ngo ndari wawe kare n'amatora ndaraho nindangiza ngo nayo ndagomba kuyijyana. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Imana yacu ishimwe. Ni urupfu. Ngo ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho
muri Yesu Kristo umwami wacu. Impano y'Imana n'ubugingo buhoraho. Impano wahawe n'ubugingo buhoraho. Ntabwo waherewe guhanura ibinyoma, ntabwo waberewe kugira ngo uzane amatiku mu itorero, ntabwo waberewe kugira ngo uzane ibice mu itorero. Ibyo ntabwo ari byo. Imana yacu ishimwe, himbazwe. Ariko abantu babaye bateruye uyu munsi. Imana ibababarire cyane, nanjye mbabarire. Haleluya. Imana itubabarire cyane. Umuntu agahaguruka ati kugira ngo ubyare uko manza kugusambanya, ariko Mana ibyo byabaye hehe? Yesu ashimwe cyane. Hano bagasambana ku mana y'ihanga, aho batanze ubutumwa abantu bakihana bakava mu busambanyi, bakava mu bujura, bakava mu matiku, barimo barazana amagambo avangura, amagambo y'ibice. Umuntu ngo hari timu na oya, ntabwo ari byo. Umuntu akareba mwene se, akareba umukene ngo ntiyamusuhuza, akareba. Imana ntabwo irobanura ku butoni. Imana yacu ishimwe cyane. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Haleluya. Imana y'amahoro ibaha umugisha.